ubwo nukuvuga ngo mbese ikintu abantu basabwa nukugendera mu murongo Imana bashakamo nukwihana ukihana ibyaha ukanga icyaha n'igisa nacyo wanacumura twambaye umubiri turacumura tugwa mu cyaha ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi ukizera kuko Imana muri kumwe ishobora byose Yesu ari umugabo ukomeye. Tsindagira umukozi Imana yatubwiye ngo abantu twige gusenga usenga uvuge ugiye gusenga uti Imana unyobore amatwi yanjye akwerekereho data mwiza abahanuzi bavangiwe imbaraga z'umwuka mubizi umwijima zose nizingera ukabanza ugasenga ugahagara mu dahangarwa bwawe ugasenga Imana igendana nawe kandi ukava mu rugo usenze ukabyuka ugasenga munsi wawe ukaragiza Imana. Yesu ambonye amenya ko nawe Piriave Yesu ambonye abona yuko hari ibyifuzo nazanye ariko ngewe mubonye we ndambone natamara amasa uribuka umugabo witwa Zakayo niwe wabyutse afite umwanzo avuga ngo ngiye kureba Yesu ahageze agira umwako asanga abagabo aho Yesu ari Nazareti ahasanga abantu babaye benshi ya Zakayo arabyigana biranga. Mbahaye ikaze na karibu kuri Delphinizi TV nk'ubusanzwe. Ningiye Mutesi Delphinizi musanzwe muzi inshuti yanyu inshuti ya Yesu. Mbasaba umugisha mwinshi cyane rero abadukurikirana abakora subscribe, comment, share na like. Imana ibaha umugisha gukomeza kwamamaza ubwami bw'Imana, gukomeza kwamamaza ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane rero cyane. Uyu munsi nagarutse rero nabazaniye nabagaruriye umukozi w'Imana Tsindagira. Ejo ndi twari turi kumwe mwaramubonye kandi mwaramukunze kuko mwakomeje kujya mubimbwira mubyandika muri comment mukavuga ngo umukozi w'Imana Imana imuha umugisha. Namugariye rero Tsindagira ndakwakiriye nanone kuri Delphinizi TV. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. Dushimye Imana yakurinze ikakurindira umuryango natwe katurinda. Imana yakoze cyane no kukugeza hano amahoro. Rero ndakwakiriye kandi ndagusabye kugira ngo ubanze wibwira abantu n'ubundi abakubonye bwa mbere nubwo maze kukuvuga nurangiza udusengere dukomeze ikiganiro. Imana iguha umugisha. Tugize umugisha wo kwicarana namwe. Aya ni amahirwe adasanzwe ku bantu bose ariko nyengize umugisha wo kuza kuri TV. Imana ihabwe icyubahiro. Kunze kubwira abantu ngo uko abantu bose bajyamye siko babyuka ura uko aya masaha bakubwiye abamaze kugenda bari babyutse ari bazima. Twe rero dushimye Imana iturinze katugeza aya masaha. Yego. Kandi ngunze by'abantu bagiye kutukurikirana ne bazima ntabwo ari abapfuye. Dushimye Imana niyo yabarinze. Imana ishimwe cyane. Rero ngiye kuzamura isengesho nshimye Imana yabanye nanjye mu rugendo. Nshimye Imana yabanye nanjye kuri yagejeje kuri iyi tariki. Nshimye Imana nawe yakurinze ikakutuza ahantu hagutse. Ibyo byose namashimwe dufite ku Mana. Imana y'umwijiri ishimwe tukuzamurira amaboko papa. Mana yacu Mana nziza Mana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye kuko abanye natwe turagushimye ko waturinze turagushimye ko warinze imiryango tuvukamo turagushimye ko warinze elatosiene vaimisha ibyango twashakiyemo urubyaro waduhaye warurinze uyu mudugudu wawurinze akagari wakarinze umurenge wawurinze igihugu cyacu naco wakirinze kuko igihugu cyacu kidafite amahoro elatosi evondo twabona aho tuvugira ijambo ryawe. Turagushimye rero kuko uri Imana igiye kubana natwe muri iki kiganiro igihe tugiye kumarana n'aba bantu bane nabo bari mu gihugu cyo mu Rwanda bane nabo muri Amerika abakijyamye aya masaha nabo bane nabo igihe bari mu byukire Kristo tubarinde kandi barinde kurwara ubarinde efota pinevaya abari mu ngendo ubarinde imbanuka mu izina ryawe Yesu Kristo. Nyemerera kuko uri umwami w'abami kandi uri umukozi w'umuhanga mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane Tsindagira. Ni karibu rero urisanga n'ubundi ni mu rugo Delphinizi TV ni mu rugo wisanzure tuvuga Imana tuvuga ijambo ry'Imana. Muri byavuze ngo abayesu bishimiye izina rye ryiza. Yego. Cyangwa ariko bamara umubabaro. Amen. Nitukababare rero turi muri Kristo Yesu wacu. Esiteri nawe araririmba ngo ndumbiteho umukiza wumva uko nganya uko ngira abari nanjye ntusige. Imana ishimwe cyane. Tsindagira nashakaga kukubaza. Yego. Mu nzira yo gukizwa mugakiza mu rugendo
ibyo tugenda ducamo uko mbese nawe uhamanya nanjye ngo dukwiriye gufatana ku mukono nk'abana b'Imana tugatera inkunga tukisungana muri urugendo turimo rujya mu ijuru, cyangwa umuntu akwiriye kuba nyamwigendaho akikunda. oya ngiye numva ko ng'abakozi b'Imana tugomba guhuriza hamwe tugatariza ku mugozi umwe. Yo dusomye ijambo riratubwira ngo Yesu ari mu rusengero, ese na nyina baje kumushaka. Baje kumushaka babwira abadiyakone ngo Yesu turamushaka. Yesu arababwira ngo mugende mubabwire ngo data na mama ntabwo turi kumwe. Uyu munsi rero twatubwiye gukorana n'abakozi b'Imana. Ngamenya ngo wowe Mutesi duhuriye mu rusengero uri mushiki wanjye, ngamenya ngo uri musaza wawe. Umubyeyi nzanze mu nzima agavuga ngo uyu ni papa uyu ni mama, kuko aribo dusangiye iki uyu musara wa Kristo. Rero ibi byo kuvuga ngo buri wese abenya mwigenda, oya ntago mbishaka. Nge ndumva ko tukwiye gushira hamwe ng'abakozi b'Imana. Nicyo cyifuzo nge ngira. Yego, Imana iguha umugisha. Nkongera nkabaza ati se none nimba tuzahurira mu rusengero tukitana abashiki bacu na basaza bacu, ese abantu bose nabo kwizerwa? Ese umuntu ukijijwe n'udakijijwe uzamubwirwa n'iki? Cyangwa tuzagenda ijambo ry'Imana ngo tuzamenyera ku mbuto. Aka kanya ndimo ndakubaza kandi ndimo ndabariza n'abandi bagenzi. Nyine ijambo ry'Imana tuvuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Niba rero uvuga ngo uri umukristo utera imbuto, nta bukristo tugana. Yego. Ubwo ni nka bya bindi nyine nka byaje mu nkunda gukoresha ngo igiti kigaragazwa n'imbuto cyera. Yego. Imana iguha umugisha. None se aka kanya wakwibwirira iki ku bantu bihebye mu mitima yabo, ese bitotomba bafite ubwihebe, bazi ko Imana yabataye, wenda bamwe basenga bamaze igihe kinini basenga, abandi bafite amasezerano, abandi bategereje gukora ku Imana ntikurabageraho bakaba barihebye, bamwe bavuye mu byizerwa abandi babigumyemo, wabagiriye ihe nama? Mbabwire ngo ijambo iyo birenze ingombe ntabwo ijambo Imana yavuganye natwe. Amen. Birashoboka ko Imana baravuganye no 2021 izagutabara, 2022 izagutabara, 2023 izagutabara, igeze 2023 yagutabara. Ntabwo Imana yakwibagiwe, ahubwo ni isaha itaragera. Kintu zirangira ikibazo muri imisi mu barokore Mutesi, munakubyaga Imana yavuganye natwe. Yego. Nibyo ivugana nanjye tsindagira uyu munsi, ariko ntabwo yigeze imbwira itariki n'iyo saha. Izandabariraho. Ariko yarakubwiye ngo izagutabara. Yambwiye ngo kuba rero ikinyereka yuko izandabara nuko ngihumeka ngo kabazima. Amen. Rero aba bana ngo mbabwira ngo kuba igihumeka uracyari umukandida. Wibyiza kuba Imana izagirira neza. Imana yakubwiye imodoka uracuruza ukacika indege, oya birashoboka ko uyu munsi wahomba ariko ejo mu gitondo uzacuruza. Imana yakubwiye inzu ubura nayo kwishyura inzu bakanagusohora mu. Nge Imana yigeze imbwira ngo iratubwira ngo izaduha amazu yacu tukabura ikode. Ariko hari igihe bagukwita piriave y'ibihumbi 15 wabibuze, ije Imana ikagushira mu 50. Uribaza ngo abayayakwe ni ikimenyetso yuko ikurihira ikode. Mushiki wanje papa ungurikiye, mama umubyeyi ungurikiye, ikurihira ikode. Mama wabona icyerekezo ndaco, iguha ibyo kujya ubona icyerekezo ndaco, iracyakufitiye icyizere yuko izaguha inzu yawe. Uyu Mutesi mureba yakodesheje inzu y'icumba kimwe na salo, ariko uyu munsi ari mu z'ibyumba 3 na salo ndasaro. Amen. Bivuga iki rero? Iyi saha yigeze ubutabazi buraboneka, kandi muje mumenya ngo ntawe uzahanagura bwa marira atarize. Nta nugo zatangwamye bitarambayeho. N'Imana iruhura abarushye. Bakwirukana mu nzu, uragira ngo uzatanga ubuye buhamya ko bakurukanye mu nzu ariko n'ugufite yawe. Niba utari waburara mushiki wanjye, uzatanga ubuye buhamya ko Imana igira neza. Ugomba kuvuga ngo naraburaye ariko uyu munsi ndimo ndajya, nambaye ubusa ariko uyu munsi ndimo ndambara. Mwana waje bamwirukanye ku shuri ariko uyu munsi arimo ari kwiga kaminuza. Ikibazo dufite Mutesi, abantu barimo barashakira Imana muri aka kanya, ndibasubiza amaso inyuma Imana yabakuye. Cyo kibazo dufite. Uyu munsi Imana yaguha umufuka w'umuceri ukayishimira, ariko ejo mu gitondo byabango Mana ngo ndaco wakoze, uri muri vovota n'uyu mwuka uri guhumeka ukwishuje. Mbese no kuvuga ngo ntago dushima, ntago tunyugwa. N'uyu munsi wavuze uti Imana yaguhinze gute utarabanje gukodesha ngo banayikwirukanemo? Imana yaguha umwana gute utarabanje kubura urubyaro? Batari bakuvuga. Kandi nabo hariho none abandi ab'Imana ibiha ntibashime ntibanyugwe.
ikaguha inzu nk'iyi ugasigara n'ubundi wifuza etaje kandi nyuma yawe ku murongo hari ahubwo wowe wabona ahubwo hari ku gipangu uhasanga umuntu ari gucumbikisha ngo wingerera mu nzu ugasanga umuntu arimo arasaba ufite ibiro 5 by'umuceri mu nzu ukamwima n'inusu kandi n'uwo muceri utari butekeho ufite kawunga ufite nushaka urawuteka ukomenya ngo hari igihe nawe wabuze irobo ry'umuceri nawe wifuza waguha ugize umugisha ubona uguha kubera ko umuntu utamuha yego ikindi narindi kubariza abantu bo kuri Delphinies TV nanjye ndibariza mbese udusobanurire ese amasezerano y'Imana ku Imana kuduha amasezerano cyangwa kutuvugisha haraho bihuriye n'agakiza no kwihana cyangwa kubukijijwe cyangwa udakijijwe bigifite isano murakoze ari abantu Imana y'amasezerano atari ko bakijijwe ariko igira ngo reko ko bakizwa burya ari umuntu uhabwa amasezerano agahindurwa amasezerano buriya ngo kugira ngo iyo dusomye ijambo ry'Imana katuya uri umugore umaze imyaka 38 ku kidendezi Yesu yamugira imbabazi atihanye yego sindikire turakemeranya ko biratuya ngo Yesu ageze ku kidendezi asanze umugore umaze imyaka 38 ngaramubwira ngo ikore bwa ugira ute wigendere ngari ku uyu mugore ageze imbere gato agira ikibazo yibuka yuko nubwo Yesu amukuye ku kidendezi yego aravuga ngo ariko ibyaha ndabijyanye yinjira mu rusengero ageze mu rusengero Yesu arebye umutima we yinjiranye muramugira ngo genda ibyaha byawe ugize ute urabibabari bari kubizoge kubikora iki kubikora birashobora ko waba uri umurwayi Yesu agagukiza ariko ukiri umusambanyi waba uri umujura Yesu erega Yesu we aracyari ku ndebe y'imbabazi amen Yesu agira umutima w'imbuwe Yesu aracyagufiteho aracyagugirira icyizere hari gavuga ngo reka mutesi uyu munsi mukubita inzu yenda hari ejo azakizwa aba ngo tsindaga reka muhereza amafaranga yenda ejo azakizwa reka tsindaga umurubyaro yenda kumuhaye urubyaro azakizwa Yesu afite byinja kuhendahenderaho hari igihe Imana iguha amasezerano igira ngo iguhendahende ari n'igihe yaravuze ngo ari amasezerano Imana iguha kugira ngo ureko wayigarukira ariko aravuga ngo none iyo wanze iguha amasezerano yo kugusheshenga yego kugusheshenga ubwo ni iki kuguha amasezerano atazasohora yego nese Imana irabeshya sako nikije Imana ritubwira ngo hari abafite amasezerano atazasohora yego Imana yacu ndabwibesha ariko yisubiraho yego ndakubwa uribaza imbaho ngo ubiye ngo be yisubiraho Mana yacu ndagibesha ariko yisubiraho wadusobanurira nabwo nta kibazo Imana iguha umugisha ndagwemera ko yisubiraho none uje ngusobanura ikintu wabona ko yisubiraho erega ntago abantu bose twumva kimwe niyo mpamvu ndi kujya nkubaza ibibazo kugira ngo ari igihe uje gusenga ukavuga buriya Imana ndatangira ku rugero ku bwoko bw'Abisirayeli uri ku bwoko bw'Abisirayeli bwigeze bugomera Uwiteka bari mu butayu batuka Mose bamuvuga naye barivovota Uwiteka bateza inzoka ziki subusabwe ziriya nzoka zari inzoka zo kubarimbura zari inzoka ngo bagwe muki mu butayu ariko bageze nyuma bamenya ko bakoze icyaha babwira Mose ngo twakuvuze nabi n'Imana yawe twayivuze nabi bingingo Mose ngo naje kwasera ku Uwiteka iki imbabazi bagiragenda binginga Mose Imana yongera yinginga Mose Niye Mose yinginze Uwiteka barebana amaso y'iki y'imbabazi abagiriye amaso y'imbabazi rugabwira Mose ngo genda ufate inzo kuyimaniki abasigaye nibamara kuyireba bazagira ute bararokoka ico gihe yisubiyeho yego Imana yacu yisubira yatumye nayo ngagenda burire arabarimbu kandi irangije yumva gusenga kwabo Imana yacu igira imbabazi Imana yacu ni Imana ni umubyeyi ukomeye cyane Imana yacu n'urukundo iyo uzi ko akosheje ukagarukira imbere y'Imana ugaca bugufi ugasaba imbabazi Imana irakubabarira iki Imana ishaka ni umutima uca bugufi kandi kumenya ko akosheje ukayisaba imbabazi Imana irakubabarira ariko iyo winangiye umutima irakureka ese wowe ubona gute muri no minsi abantu bahanze amaso ku bintu cyane kurusha abantu cyane bashaka ibintu kurusha gushaka Imana abantu benshi muri iyi minsi bashaka ubutunzi gusumbya Imana byo nibyo koko nigeze kugana n'umuntu arambwira ati maze iminsi njya gusenga ahantu ariko aho ngiye hose barambwira ngo Imana iguhaye ngo ubugingo ngo Imana iguhaye ijuru ngo kandi nyamara ndashonje nise wowe wifuzaga iki ngo numfuzaga kuko ngabandi babwira amafaranga kabaha iki namubwira turi umunyamahirwe naho ubwo wowe kuki utabyakira ukabyakira ko izagutunga ubugingo burahenze gusumbya amafaranga nanjye nyine nicyo namubwiye dufite abantu bashobora kuba basenga imyaka 10 uwo muntu wamugiriye ihe nama namugira ahubwo nakomeza yigumeho ikubwiye ubugingo nago yatuma wicwa n'inzara
ikubye ubugingo nuko Imana ntago yakwakicwa ntago wakambara ubusa kuko iguhenda ari ibyo ukuzanira kugira ngo utava muri yansira uwo nubwo abayihebye Imana amaze kumishira mu gitabo cy'ubugingo ariko ntabwo uje umuganiriza umukomeza umubwira ngo meza ubagira ayo mahirwe nibo bakeya bo kuva Imana kubye ngo nguhaye ubugingo nzaguha ubugingo cyane rwose. Urabyumvishe mwene data wamamagaye ejo bundi ukabimbwira kandi icyo nagusobanuriye urumva koko nawe ari cyo gusobanura umukozi w'Imana ntabyo twavuganye ntabyo nabanje kumubwira mbimubwire kuri kamera ubwo igisubizo urakibonye ufite ubugingo ufite Yesu ufite byose kandi buriya nukuri Imana imutese Imana acigira neza ngenze mbira abantu ngo password kwa dufite abakorokore twabuze ikintu kimwe cyo kwizera iryo jambo kwizera nanjye mpora ndivugaho tsindagira nigeze nabwira n'umuntu umwe ndavuga nti reka tsindagiye wenda reka nguhe nk'urugero ujye usengera nk'umuntu ariko usengeye umuntu naho wavuga mu ndimi naho wasenga umunsi wose ukawurangiza ugafata n'icyumweru usengeye umuntu udafite ukwizera mu byukuri byamumarira iki ndaguhebura rero muri minsi ngenze mbye Imana ngo Imana imbaraga zo kubizerera nshingiye uvuga ngo icyo kintu nagiye kuki abagabo bane bafashe kirema bagishira mu ngobyi bakigejeje imbere y'urusengero basanga urusengero rugeze ute uzuye baburaho bacye ariko bagira kwizera barurira baratobora bari bizereye kuri amurwa yagomba gukira mu izina ryande amen. Uyu munsi nashaka kuvuga ngo niba udafite kwizangiye kukwizerera ngiye byo ndakwizerera kandi ibyo ngwizera bizasura mu izina ryande rya Yesu. Twige kwizerera bagenzi bacu kuko bo imbaraga zo kwizera zabayingeya kuko kwizera niyo ngwate abantu baranamutse abantu barihebye kwizera niyo ngwate y'umukristo ni kwa kunuje gusaba ideni muri banki bakagusaba ubwishingizi k'umurokore kuri Yesu no kwizera. Imana igumugisha mwiki cyane Imana ishimwe nukuri ibibazo nari mfite nibarizaga nkabariza n'abandi birakemutse. Ese ikindi kintu nakubaza cyanyuma ubuhanuzi bwose nukuri rero iki cyumbashije kandi ubuhanuzi bwose wabuturutse ku Mana hari ubutava ku Mana hari ubutava ku dushingiye ibintu bihari muri iki gihe arabande rwanura amaranga mutima ariko ikintu nemeye kimwe nasomije amabya ngo ndago Imana izatukwa mu bapagani yego ku bwacu ijambo wahanuye iravuze ngo nzabisuza ngo niheshe iki icyubahiro ngiye nguza kubyabana ngo niushaka uzamvangirwe ubwire ngo mvike Imana imbyiye nzabikurikirana mfa kuwamvuze ngo Imana iravuze ndago mfa kubutamya ngo nzaba nitanga mvuko ambwiye papa yitwa Nzabanita mfa kubutamya ngo papa runaka mvukamya ngo mvike Imana ivuganye nawe ngirambwiye ngo izaguha inzu ngirambwiye ngo abana baziga nzasenga nyititiriza iyo Mana kuko ni ukoresheje ijambo Imana kandi ngo ndagizatukwa kandi n'izina ryayo ntizemera ko ritukwa n'icyubahiro cyayo ntizagihona iryo sina kuvuze ngo imvike Imana ivuganye nanjye nzashingira kuri rya jambo kuvuze ngo imvike Imana ivuganye nuko hari gihura nk'umuntu ukumva aravuze ati abantu basigaye buzura imyuka mibi bakuzura abadayimoni ati kandi abo bakavuga ngo Imana iravuze ariko uri kibazo mvite mutesi ngabo maze imyaka irenze 10 mu gakiza sinibaza kundi uyu munsi utashura kurobanura imbaraga z'umwuka bari za shitani ubu nabwo nubuyobe mu bantu burange ugiye kumvagirwa mbitamenya kugiye kumvagirwaho ntago nagutega amatwi tsindagira yego nukuri kwimba yambamagaye ntago nagutega amatwi kuko ikibazo turashaka ndashaka mbwa abantu ngo mujijuke mumenye ngo uyu musenge Imana bahishurire namwe mukeneye gusenga Imana ikabakora ku maso igihe turimo niba umaze imyaka 10 mu itorero niba umaze imyaka 5 mu banyamaso mu gusenga tutamenya imbaraga z'Imana n'izashitani ngo bitandukanye yego Imana igumugisha igisobanuro nukuvuga ngo nukubaha Imana nukugendera mu nzira Imana igushakaho nukubana n'Imana neza ku buryo ukabana na mwuka wera kugira ngo nugiye kuguhanurira cyangwa atazagira no kuvangirwaho nawe ufite imbaraga z'Imana ufite umwuka w'Imana ushobore kumenya ko ubuhanuzi buje buvuye ku Mana cyangwa ndashaka ngabandi bigiye gusenga isenga gitwa gutava ngo Mana ngo ngiye gusenga ariko nubona umuntu urambanura bitavuye kuri wowe ndanyegere wabisabye nago umuhanuzi yakwegera unukuri kwa terimo gukora ndago yakwegera ndashaka ngo bige gusenga ijambo gitwa gutegeka yego Imana iguhumugisha ubwo nukuvuga ngo mbese ikintu abantu basabwa nukugendera mu murongo Imana bashakamo nukwihana ukihana ibyaha ukanga icyaha n'igisa nacyo wanacumura twambaye umubiri turacumura tugwa mu cyaha ugaca bugufuga sa Imana imbabazi ukizera kuko Imana muri kumwe ishobora byose Yesu ari umugabo ukomeye tsindagira umukozi Imana aratubwiye ngo abantu twige gusenga usenga uvuge ugiye gusenga uti Imana unyobore amatwi yanjye
akwerekereho. Data mwiza, abahanuzi bavangiwe imbaraga z'umwuka mubi z'umwijima zose nizingeraho, ukabanza ugasenga, ugahagara mu budahangarwa bwawe, ugasenga Imana igendana nawe, kandi ukava mu rugo usenze, ukabyuka ugasenga, umunsi wawe ukaragiza Imana. Sindagira n'ukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Njyewe nagiye mbitekerezaho kenshi cyane, nkumva mbese ikintu najya marambwira abantu ari ukubwira abantu ngo abantu babe maso, bakizwe, abantu bakurikire Kristo, bakurikire Yesu kurusha uko bakurikiye abantu. Ikintu cyago kwira abantu mutese, hari umuraje mu mutayo cyangwa uzavuga ngo ngiye gusenga ngo mbone Imana, ngo Imana nyibone. Ukibaza Imana nuyibona urayihiki. Aho nguye ngiye gusana vuga ngo Imana nje imbere yawe ndakwinginze umbone. Yego. Yesu ndakwinginze ugira ute umbone. Imana ikubone mbere yuko wowe uyibone. Iki kintu bavu bivuga Imana uyibone mbere yuko yo ikubona. Yesu wambone kuko yakubonye mutesi amenya ko ndabyo kujya ufite. Iyo Yesu ambonye amenya ko abana banje bakeneye minerivara. Iyo Yesu ambonye amenya ko nawe priyave. Iyo Yesu ambonye abona yuko hari ibyifuzo nazanye, ariko ngewe mubonye we ndambone natamara amasa. Uribuka umugabo witwa Zakayo, niwe wabyutse afite umwanzo avuga ngo ngiye kureba Yesu, ahageze agira umwako asanga abagabo aho Yesu ari Nazareti, ahasanga abantu babaye benshi. Ya Zakayo arabyigana biranga, abyiganya byanze, afata umwanzo wo kurira igitwara ngarebe Yesu. Ahubwo Yesu abari kubona Zakayo aramubwira ngo Zakayo ururuka, uyu munsi ndararahe iwawe. Iyo Yesu adahamagara Zakayo yaragumije kuzamuka igiti akikubita hasi, ariko Yesu kuko ari umunyembabazi aravuga ngo Zakayo ururuka, uyu munsi ndararahe iwawe. Ndashaka ngo duharanire Yesu atubone. Ndabona Yesu se, Yesu ndamubona muhiki, Yesu sinamubona mwambika imyenda, Yesu sinamubona mwishura amashuri, Yesu sinamubona muhinzu, ahubwo we naramuka kwambonye aramenya umubabaro ngize ute mfite. Ndashaka ngo dusenge tubwire Imana Yesu atubone twe tutari twamubona. Yesu ubundi womenya ko yakubonye ari ukubonye igitanga, uvuga ngo yamana nasenze nagize ute nayibonye. Ndegereje ko dusenga Yesu akatubona kuruta uko twe twamubona, kuko yakubonye mutese amenya ko ufite uburwayi abaganga bwabananiwe. Iyo Yesu akubonye amenya ko ufite umugongo ukumereye nabi. Iyo Yesu akubonye amenya ko abadepoje bikanga. Iyo Yesu yakubonye amenya ko ukeneye akazi, agahita guhuza n'akazi kawe. Ndashaka ngo bw'abantu dusenge cyane Yesu mu muhate, dushake Kristo, tumushake kuko niwe nzira n'ubugingo, ni uruhura abarushya n'abaremerewe, nitangirira akaba n'iherezo, na Alpha na Omega. Yesu arakiza, akiza indwara, akiza ibyaha, akiza umubabaro. Yesu ni umunyamahoro, ni utanga amahoro yo ku mutima no ku mubiri. Yesu ni uruhura abarushye n'abaremerewe. Rero nagiraga ngo uduhe ijambo ry'Imana waduteguriye, ugira icyo bwira ubwoko bw'Imana. Imana iguhumugisha. Murakoze cyane bane mudukurikiye, twatiri mu kiganiro ko tugezeho n'igice cyo gusozesha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiwe. Ijambo ry'Imana nigo rufunguzo ruduhuza na Kristo. Ijambo ry'Imana niryo rikuherekereza ubuhanuzi baguhanuriye. Dufite abantu bafite ubuhanuzi ariko butagira ijambo. Rero nzanye ijambo ry'Imana riri mu Ezekiyeli ibice 16 umurongo wa kangahe tugiye guhera ku murongo wa 5. Yego. Fasha gusoma mushiki wanje. Nanjye ntago nzi gusoma neza ariko ndagerageza. Aha ngaha Ezekiyeli ibice 16 ku murongo wa 5 haravuga ngo nta wakurebanye imbabazi, ndawakurebanya amaso y'imbabazi, kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe. Ndabaranitse ngo ndawakurebanya amaso nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe. Ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Amen. Karitse wavukiyemo ndawakugiriye imbabazi. Umuryango uvukamo ndawakugiriye imbabazi. Ndawigeza kureba ngamenya kugomba kubaho. Ndawigeza kuravuga ngo yakugabura cyangwa ngo yakwambika. Bose barakurebye bakunyuraho babona ko ndagaciro ufite. Ariko nguzanije avuga ngo habandi batakurebye Yesu aje kukureba. Habandi batakugira imbabazi Yesu aje kukugirira imbabazi. Latosi efoneba. Rambara tubiye ngo bakunyuzeho
bagufata uko utari bakuvuga amagambo atakuriho mbabona baragusebya bavuga ngo ntabwo uzitwa umugore wa mukobwa barakora kabura yuko utazashaka batangiye kukuvuma ku munsi wagize ute mama yakubyariyeho komeza ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata nuko Yesu akunyuzeho akona wigaragura mu ivata ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe Yesu arakubwiye ngo wa mukobwa we nubwo uri mu ivata wa mugabo we nubwo uri mu ivata ikote ryakubera ivata ubukene bwakubera ivata ubusinzi bwakubera ivata ubusambanyi bwakubera ivata gukoresha ubukwe bugapfa bwakubera iki ivata ariko Yesu avuga ngo nubwo uri mu ivata ongera ubeho haleluya nubwo uri mu kigeragezo ongera ubeho nubwo uri muri piriyave ongera ubeho nubwo ibya bigiye gutezwa camunara arakubwira ngo ongera ugire ute ongera ubeho tasi fo komeza ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho arongeye sabye ngo nukuri arirahiriye nubwo uri mu burwayi bukomeye ntabwo uri wo gupfa mu kwezi kwa 9 ongera ubeho wa munyeshuri bavuga ngo ndabyerekeza urabona ndamenerivare mu byo bari bubone imenerivare yabone kuraja kwiga urongera ugira ute ubeho Mana ishimwe 7 aravango nakugwije nk'ibimera mu murima uragwira mu murima wawe muri karitsiye urarwira ngo kandi urakura none ikirenzo bari bazi kutazakura mutezi none uyu munsi wa mupapa we wa mubyeyi we wa mukobwa we wa mwana muto we uyu munsi urakuze ugira uburanga buhebuje urangije ugira uburanga buhebuje bari bazi kiswaye barangirije ariko Yesu aracari ku isura yawe ngo amabere yawe arashumangira yego n'umusatsi wawe urakura bari bazi kutazamira amabere bari bazi yuko utazonza bari bazi yuko bagutwaye ubwenge ariko umutsatsi wawe Yesu yarawuhagazeho ubwenge bwawe Yesu arabukugarurira agaciro kawe Yesu arakakugarurira yego ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye ariko wari waratawe ari ntacyo nuko Imana wisubireho nawe wisuzume koko ndago watawe ese koko muri imisi ari ijambo ufite ese muri karitsiye hari wakwindika nukuri mu ivata ariko nukuri muri kuburara ihangane Yesu avuze ngo ngera ubeho nubwo ubona ko ndacerekeza ngane Yesu avuze ngo ngera ubeho wa mukobwa nubwo abasore bari kukubenga bakagenda ndaco mupfuye Yesu aracyagufitiye icizero wongera ubeho kuba avuze ngo ngera ubeho nuko azagukorera ubukwe wa mupapa urimo urashaka akazi bikanga Yesu arakubwiye ngo iryo ni ivata wicayemo ariko arakukura muri ivata ngera ubeho akazi kagiye kuboneka mu izina rya Yesu washize ibintu byawe ku isoko wabuza abakiriye iryo ni ivata ariko Yesu avuga ngo humura nubwo abakiriye batari babone kongera ubeho latosi efoneba wabonaga ibyangombwa ari wabuze icyerekezo cyo kubona ibyangombwa nubwo uri mu ivata ryatuma utabona ibyangombwa Yesu arakubwiye ngo ngera ugire ute ongera ubeho ndafashijwe ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza nubwo Yesu we akunyuzeho sha arakwitegereje kuri iyi tariki abona uruwo kubaho ugeze mu gihe cyo kubenguka none cyo kujugunwa iyo hirya cyo guhezwa mu muryango ndibagwetumire ndibavuge ngo uritandine ndibavuge ngo urishangazi wari wabengutswe noneho ariko humura aho wari useye aje kwagutabara maze ngutwikiriza umwitero maze Yesu akubonye akuramo umwitero nambika ubwambure bwawe Yesu arangije kwambika ubwambure mu igisuzuguriro ariko Yesu akuyemo umwitero we arakwambitse bivanga agaciro wari unyazwe Yesu arakakugaruriye weho ndeza waba uri mu gihugu cy'u Rwanda igihugu urimo ndago cindeba kuko uri hose wakora igusoni ngo ndetse narakurahiriye nsezerana nawe maze uba uwanjye Yesu arirahiriye agiranye nawe isezerano none uyu munsi ubaye uwe niko umwami Uwiteka avuga niko umwami Uwiteka uyu munsi kuba bayi wawe mukoreka ngo amakuru ugiye gukora ubukwe wa mubyeyi urugo rwawe rwari rukujagaje rugiye guse kuba Yesu avuze ngo ubaye uwe urugo rwawe rugiye kubakwa wari ugucuruza bikanga nuko Yesu atari yaza ngo akugereho asanzwe wari uri mu ivata Yesu arakubwiye ngo wayuwe kandi arakwambitse iki suzugura rwambaye Yesu arakikwambuye acangwe bari baragusize Yesu agiye kukuyeho komeza
ku murongo wa 9 aravuga ngo mpera ko nkuhagiza amazi. Yesu ahereye ko akuhagije iki amazi. Bivuga ngo icangiro wari umaranye iminsi. Kuba Yesu akuhagije amazi icangira gikuyeho, igisuzugurira gikuyeho. Ukuba undi arubyaro wari ufite igisuzuguriro, Yesu agiye kuguha urubyaro. Wewe wari umaze imyaka 7, umaze imyaka 15 utafite urubyaro. Yesu azanye amazi aje kukuhagira. Yesu aje kugukuraho igishako cyari gikuriho. Yesu aje gukamya uyu muvu w'amaraso wari ufite. Yesu aje kukuhagira, uburwayi bugiye kukuvaho, piriyavi igiye kukuvaho, amadeni agiye kukuvaho, ubushomeri bugiye kukuvaho, ugiye kubona akazi mu izina rya Yesu. Kuko icyatuma udahura n'umugisha wawe nuko bari uri mu ivata ry'igisuzuguriro. Ngo ni ukuri nkuhagiraho amaraso yawe. Nukuri Yesu akwiyuhagije amaraso yawe yose. Ngo rwose kandi nguhezuza amavuta. No umva ahantu heza. Iyo uvuye muri dushe wasohoka utisize. Yesu yarabonye ko kukuhagira gusa bidahagije, aravuga ngo ngeneye no kugusiga amavuta ukayaga. Haleluya. Yari amavuta Yesu agiye kugusuka, ntabwo ari kikotora, ntabwo ari vaseline, ntabwo ari herayo, ntabwo aya mavuta ari yayandi bakora muri karoti. Nta gaciro k'amavuta ya Kristo agiye kukumanukaho. Uyu munsi wajyama gukabura amahoro. Kuba Yesu aguhagije, kuba Yesu agusiza amavuta ye, ugiye kubona agaciro. Abasore bagiye kukurwanira, bakubonaga mu ishusho kutari umukobwa. Kuba Yesu akuhaye akagusiza amavuta, agaciro karabonetse. Bivuga ngo icyerekezo ndacu wari ufite, ariko Yesu akuzaniye icyerekezo. Yesu azanye icyerekezo. Mama, Yesu azanye icyerekezo. Ku rubyaro rwawe Yesu akuyeho igisuzuguriro. Wishuraga Minerivare abana bakazana amanota mabi. Nguzanije mu kugira ngo uyu mwaka bagiye gutangira, bagiye kuzazana amanota y'umugisha. Kuki cyangwa abarozi babateje, Yesu arabuhagiye. Yesu abasiza amavuta. Yesu aziza amavuta mu muryango wawe. Uyu muryango wagaragaho kumva ibintu biri kukuzamuka mu maguru. Ibyo bintu Yesu ayamazi asutse mu muryango. Aya mavuta Yesu akandagije mu rugo rwawe. Aya mavuta agiye kuzana abashitsi w'umugisha. Aya mavuta agiye kuzana umukazana w'umugisha. Aya mavuta agiye kuzana umukwe w'umugisha. Aya mavuta Yesu agusize agiye kuguha urushoro rw'umugisha. Aya mavuta Yesu agusize agiye kuguza n'akazi k'umugisha. La tosi efoneba ni nivo sisidotai. Hari igisuzuguriro Yesu agiye gukura ku buzima bwawe. Izi ndwara z'abarozi baguteje, Yesu arakogesheje amaraso ye. Amaze gukoza nabona yuko bitahagije, arangije naragusiga. Nda uva muri dushe ngasoka jaza tisize. Yesu abonye kukuhahira gusa bitagukura y'icangiro, arangije azana amavuta ye, arangije aragusiga. Agira gusigwa n'amavuta y'Uwiteka, agira gusigwa n'ubwiza bw'Imana. Umuco w'Imana urasire mu cumburaramo, umuco w'Imana urasire mu kazi kawe. Warugambaniwe ku kazi wari ufite, wagenda kuvuga ngo ku kwezi no kuri kurangire. Kwezi kwa cyenda Yesu arakugendereye, urubyaro rwawe Yesu ararugendereye, akazi kawe Yesu arakagendereye, injuti yawe Yesu arayigendereye, business yari yahagaze, ariko kuko Yesu aje kuhagira n'urucuruza agasikama amavuta. Aya mavuta asizemo n'igikundiro, aya mavuta asutsemo nayo gukora micangiro. Aya mavuta Yesu arambitse mu bintu byawe, ni nakandi gaciro Yesu akuzaniye. Ndafashijwe muri aya masaha. Imana iguhumugisha. Tasi efo. Imana ihagaritse kanseri ku buzima bwawe kuko amavuta y'Uwiteka yaje. Imana ihagaritse ubwo burwayi wumvaga bwari bukoremereye. Imana ikuyimanuka ku buzima bwawe. Ntabwo Yesu yamanuka akwambure umwanya w'ubushwamagara. Yesu akwambika umwitero yari yambaye ngo nurangiza upfe muri uku kwezi. Uru rupfu Yesu arukuyeho. Ibitotsi waburaga Yesu agiye kubiguha. Ntabwo wari uri mu ivata ngo ucuruze. Yesu arakwitegereje gukuye mu ivata. Ivata ryatuma ufata keredi kugishura bikanga. Latosi efo. Murima wawe waba mu ivata ushira ku isoko, abantu bakaza bakawucisha, bagakwebera amafaranga ariko ndi yazi. Ariko Yesu kukaje kusukama amazi, kuko Yesu aje kuhayira uyu murima. Yesu aje gukuramo ibitego bagutezemo. Yesu aje gukuramo uretse n'ibyo, agiye gusukama amavuta. Ubwiza babonaga munsi bwari bubonemo, barabona umurima ubaye mugari kandi wari mutoya. Ibyo bya bitagira agaciro agiye kuya agaciro. Komeza dusoze. Ku murongo wa 10 aravuze ngo maze nkwambika imyambaro ifite amabara ateye ibika, ngukwetesha inkweto z'imuza tahashi, yego, ngukenyeza imyambaro y'ibitare myiza, kandi ngutwikiriza iya hariri. Imana ishimwe. Ibi ni ibintu Yesu agiye kugukorera.
iyi ni imyambaro Yesu agiye kukwambika, njyewe nawe. aka ni agaciro Yesu agiye kutwambika, kuko amaze gutwoza, kuko amaze kudusiga. Umwana umaze kukaraba no gusiga, hari indi myenda bamwambika, hari indi ngweto bamwambika. Imyenda wari wiriwemo mu mucucu ntabwo yo amaze gukoza yo wambara, ntabwo ariyo wambara. Iyi bakonaga gusuzugurikiyeho kuba Yesu agiye kukoza. Niyo mpamvu aguhinduriye imyenda y'amabara, aguhinduriye ingweto. Bivuga ngo ari agaciro Yesu aguhaye. Urakomeye Yesu. Imana ibaha umugisha. Niryo jambo nateguye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane cyane kandi ndagusaba. Mbonye Yesu agiye gukora abandi gisuzuguriro. Ubwoko bw'Imana, bantu b'Imana, bana b'Imana, murabyumvisha. Imana iradukunda cyane. Imana ngo iratwambitse, idukwiye mu ivata, ngo iratwambitse, ngo iradusize, ngo itwambitse imyenda myiza. Imana ni nziza. Imana iragukarabya ikagusiga. Hari korasi njya nkunda cyane iravuga ngo urantangaza Yesu we urantangaza, ukura umuntu muri kubera ukamuhindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Haleluya. Urantangaza Yesu we urantangaza. Yesu umwami wacu aratangaje. Akura umuntu muri pubera, akura umuntu mu ivata, ngo akuvana mu ivata, ngo akakuhagira ayo maraso yawe, ngo gutyo usa nabi ngo akakubwira ngo baho, ngo yarangiza akagusiga amavuta akanakwambika. No ntabwo yakwambitse ishati, ngakwambika n'ingweto za dehashi, ngo aranadukenyeza ngo imyenda y'igitare, ngo maze ngadutwikiriza n'iharire. Bivuga ngo hari igisuzuguro wari ubara igihe kirekeye muri karitsiye ntibakwitege. Bari bazi yuko umwana wataho yava ngo yige. Igisuzuguro nuko Imana muti igisuzuguro kivuye ku bantu bawe. Imana ishimwe. Mbonye igisuzuguro kivuye ku rubyaro rwawe. Imana ishimwe. Mbonye igisuzuguriro Imana iravuze kivuye ku bagabo. Yego. Igisuzuguro kikuye mu ngo. Hari ngo zazigiye gusabika muri uko kwezi, ariko Yesu akuyemo igisuzuguriro. Imana ikuye. Wa murwayi we rero ndakizere wari ufite, ukicumvira ijambo uvuga ngo narindi mwivata niyo mpamvu ndakira, ariko Yesu angoye mwivata. Iyi rideni yari kuhangayika kuvuga ngo impamvu ndishuraga rideni uko narindi mwivata, ariko menye ko neza Yesu aje kungura muki mwivata. Wa mukobwa impamvu ukwe bwapfaga nuko wari uri mwivata. Wigirira icyizere. Iyi foto ye batwaye aha bagutongere, Yesu arahagukura. Uri mwivata ntabwo washaka, uri mwivata ntabwo wabyarira mwivata ngo umwana wawe akure, ntabwo uyu mwana yakigira mwivata ngo abone kaminuza, ariko kwa Yesu amukuye mwivata uyu mwana azurira indege. Amen. Ibyangombwa by'umurimo wari ntabwo waburi mwivata ngo uje kwa noteri. Ntabwo bishoboka. Ntabwo waje kwa noteri, ntabwo waburi mwivata ngo bagutumire mu bukwe ngo bavuga ngo uraba mareni, ntabwo waba pare, ntabwo waburi mwivata ngo wambike ikamba ngo nda nubwo watera umuntu ingunga. Ndashaka ngo abantu bagiye kuva mwivata bazashimira kuko ari ibintu Yesu agiye guhindura. Kandi nukuri mugiye kuva mu ivata, kandi turabizereye. Umukozi w'Imana ahagaze mu kwizera, arakwizera ugiye kuva mu ivata. Nuko uzashima Imana. Mbonye Yesu akuye abantu yicanye. Mbonye ari amafoto bayo abantu bari baratwaye Yesu ari gukarura. Mbonye ari abantu Yesu ari gukurayo ikuzimu. Mbonye ari abantu bari baratongereye muri kavukire, Yesu agiye gukura muri kavukire. Latosi efoneba. Mbonye ari abantu batwaraga ibizunga bakikubita hasi. Yesu agiye gukiza izi ndwara. Baravuze ngo nubwo ushatse ntabwo uzabyara. Aho ngaho bakutongereho mwivata Yesu agukuyeho, kuko ngo bari barakubengutse bavuga amagambo, babona ko nta cyerekezo uzabona. Ni ukuri kwiyambamagaye. Iyi ni itariki ya kangahe? Si ya kane? Ni itariki ya kane. Uwiteka gukureho igisuzuguro abantu baguteje. 8:50. 8:50 zuzuye. Imana igukureho karani. Yageze kwa Lazaro muri aya masaje kumukura mu gituro. Iyo akuraho Lazaro mu gituro nijo ndago Mariya na Marita bagomba kumukingurira. Ariko kuko Lazaro yarari mwivata, Yesu amya kari mwivata, araza mukura mwivata 8:50. Ntabwo kuye mwivata ya masaje 8:50. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibakomereza amaboko. Ndangije mbifuriza amahoro y'Imana. Ndangije mbifuriza umugisha w'Imana, ndangije mbifurije kubohoka, mbirangije mbifuriza guhura na Yesu. Yesu namara kukubona kuko impamvu akubonye nuko akubonye mwivata. Yesu akubonye utari wakamubona. Yesu akwishuriye ideni. Yesu akubereye umuterangunga. Yesu aguhaye akazi k'umugisha. Yesu ahaye abana bawe icyerekezo cy'amashuri. Minerivare irabonetse. Wari ufite ikibazo kutaribona urushoro, ariko ubonye urushoro mu izina rya Yesu.
kadusengere urakoze cyane Imana iguha umugisha n'ubwa kabiri dusuye kuri Delphinizi Mutesi ariko hari abantu batagira amahirwe wenda yo kubona ubwa mbere bakabagira amahirwe yo kukubona inshuro ya kabiri. Imana ibaha umugisha. Nifuzaga ko nk'umuntu wagushaka yaba gukeneye gusengana Imana yakubonera kwihe nimero yakubona abandi b'Imana rero burira babye kamazina nanjye ari tuyubahire yandere uzwi ku izina rya Tsindagira. Sinagitsina cyatsindagira mutajaramamaye ni izina ryiza muri Amerika banitsindagira mu gihugu cy'u Rwanda nitsindagira muri Kenya nitsindagira mu Burundi nitsindagira muri Kongo nitsindagira hakurya Uganda nitsindagira nitsindagira kandi mfite kundi nayibonye neza nayibonye ababisha bangose rero abambamagara bakeneye ko dusenga ngira imbano zitandukanye zo gusenga kubohora kwirukana abadayimoni byura bizinzo ni ibintu dashakisha abangeneye kumbamagara rero kuri telefone amanwa na nijoro ndabafasha ni kuri 0788 61 49 16 0788 61 49 16 amahoro y'Imana bane namwe. Urakoze cyane Imana iguha umugisha wadusengera maze Imana tukisozereza ikiganiro cyacu naho ubutaha kandi ni karibu buri munsi ni karibu kuri Delphinizi Mutesi ni mu rugo urisanga tuvuga Imana tuvuge gukomera kw'Imana tureke Imana yitwa Imana. Imana iguha umugisha. Urakoze. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo wenda azagira azafashwa no gusenga Kristo. Mana turagushimye kuko uri Imana yacu uri Imana nzima turagushimye kuko y'abakobwa mwivata turagushimye kuko y'abagabo mwivata turagushimye kuko y'abacuruzi mwivata turagushimye kuko y'urubyiruko mwivata turagushimye ko ababyeyi batwite bakuye mwivata ela tosi efoneba ndagushimye Kristo kuko uje kundengera nanjye tsindagira rivata narindimo Mutesi rivata yararimo urubyaro rwa rivata rwarurimo n'izina rifite imbaraga ndagushimye ko abarwayi bari mwivata uje gukiza ndagushimye ko abagabye ugiye gukura mu makode ndagushimye ko abantu bafite ibibanza babuza amabati la tosi efoneba ya y'umuntu avuye mwivata urugo ararwubaka y'umuntu avuye mwivata aracuruza bikemera umuntu wakuye yivata umukobwa arashaka umubyeyi wakuye mwivata araheka la tosi efoneba uyu ufite diploma maranye imyaka 10 ndaguhamagaye Kristo ndaguhamagaye mwuka wera ndaguhamagaye mwami w'abami uyu ugiye guterezwa cyamunara kuko uje kumukura mwivata muhereze efota pinevaya umukiriya w'umugisha Kristo ndagushimye mwuka wera natuye uburinzi ku barwayi natuye uburinzi ku banyamadeni natuye uburinzi ku bacuruzi natuye uburinzi ku bana bacu bagiye kuja ku mashuri aba bana ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo bana bagiye kuja ku mashuri ndirukana impanuka mu muhanda ndakura borokaje ku bana bacu ndakura uburwayi ku bana bacu bari batagira icerekezo kuko bakuye mwivata utanga ubwenge ku bana bacu tange menerivara ku babyeyi utanga ibikoresho ku bana la topita sereba wari wishwe n'inzara umuhibyo kujya kuko umukuye mwivata wari wambaye ubusumwambike kuko umukuye mwivata abari mu makode dukure mwikode kuko dukuye mwivata uyu musaraba aricura y'amatariki uyu musa amazu ariko ndacerekezo bafite nyemerera ubagarara kubapapangisha Mana ndakwinginze Kristo bakeneye kubona ukuboko kwawe kandi bakeneye kubona ineza yawe bakeneye kubona uburinzi bwawe natuye uburinzi ku bwoko bwawe natuye uburinzi ku gihugu cacu natuye uburinzi efota pinevaya mu mudugudu dutuyemo mu kagari dutuyemo twatuye mu burinzi mu murenge wacu twatuye mu burinzi mu gihugu cacu twatuyeho uburinzi ku mipaka y'igihugu cacu twatuyeho uburinzi kandi amavuta yakomeza akorane natwe bwiza bwe bukomeze gukorane natwe umuco wawe urasira ubwoko bwawe ababuraga ibitotsi wawe ibitotsi natuye uburinzi ku bwoko bwawe budukurikiranye mu izina ryawe Yesu Kristo amena amena amena. Urakoze Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu.